ni ibiganiro bivuga kuri politike cyangwa se bigaruka ku busesenguzi bwibitse bwe bivuga kuri politike cyane cyane tukibanda ku ntambara ziri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari, ariko rimwe na rimwe ugasanga twahereye hano mu Rwanda, yewe tuza no kugira gutya tugasimbukira no hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se tugasimbukira no hakurya y'amazi yo giterwa inkingi tukareba ibiba biri kuberayo nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho. Ntatinze rero, uyu munsi ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Biravugwa ko ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiriye uruzinduko hariya muri Katari, akaba yahuye na minisitiri w'intebe nk'uko tugiye kuba tubigarukaho. Hanyuma ikindi uraza kumenya ese baba baganiriye iki, ni mu gihe kandi binavugwa ko uyu minisitiri w'intebe w'iki gihugu cya Katari n'ubundi yaje kuba ahura na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni AU. Ngira ngo ibi ngibi twagiye dukunda kugenda tubigarukaho, we icyo usabwa ni ikintu gukomeza kubana natwe, tugiye kuba turebera hamwe ibyo baba baje kuba baganira. Hanyuma ikindi ndaza kuba nkubwira ni uko hano mu Rwanda ikijyanye n'ibiciro by'akayoga cyangwa se agatama, abantu bakunda agatama rwose, ibiciro kwa kundi wasangaga bashizeho ibiciro bigiye bihanitse cyangwa se bakishyiraho ibiciro byabo biturutse kuko baranguye cyangwa se bitewe n'aho bari. Ubu ngubu rwose Bralirwa yasohoye ibiciro bishyashya, Mitsingi ikaba iri kugura amafaranga azwi, ni igiciro cyasohowe na Bralirwa. Hanyuma na Primus ndetse n'izo za Mosteri na Heineken na za Turbo n'izindi zigiye zitandukanye, ibyo biciro byose tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Hanyuma wowe icyo usabwa ni uko wakomeza kubana nanjye. Gusa ikiriho cyo wenda nko kuri gram Mitsingi irimo iragura amafaranga 1550 aho waba uri hose mu Rwanda. Hanyuma agapeti bakaba bagashize ku mafaranga 850 ngo n'agapeti Mitsingi. N'ibindi biciro byose ugiye kuba ubimenya, icyo usabwa ni ugukomeza kubana nanjye. Hanyuma babandi bagendaga bishiriraho ibiciro byabo ubwo ngubwo kabayenganye. Ikindi ndaza kuba nkubwira hano mu Rwanda, niba mubyibuka neza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, ahazwi nko mu gakinjiro ka Gisozi hafashwe n'inkongi y'umuriro ubugira kenshi. Hanyuma ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro bakoze ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba bazimya uyu muriro, nubwo byabanje kugorana ariko bakoze ibishoboka byose batabara ubuzima bw'abaturage ndetse n'ibyabo. Kugeza amagingo angaya hari ibyarokotse, ariko noneho umuvugizi w'umujyi wa Kigali uyu nguyu yitwa Emma Claudine yaje kuba avuga ko abantu bose batuye mu nzu zegereye umuhanda wa kaburimbo mu gice cya ruguru y'aho ngaho mu gakinjiro cyangwa se mu gakiriro ka Gisozi, izo nzu zigomba gusenywa, ndetse n'inzu ziri hirya y'aho gatoya nazo zigomba gusenywa. Hari ubuntu buhari ngo bumeze nk'ubusanduku abantu bagiye biciriraho bacururizamo, n'utuzu two mu kajagari turi aho ngaho twubatswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubwo bwose bugomba gusenywa, niwo mwanzuro wafashe. Ibi ngibi byaturutse kuki? Byaturutse ku mpamvu y'uko ubwo iri shami rya polisi rishinzwe kuzimya iyi nkongi y'umuriro ryagiye rihura n'imbogamizi z'uko inzu cyangwa se utwo tuzu cyangwa se utwo dusanduku twagiye tubatangira bakabura ukuntu bajya kuzimya mu gice cy'inyuma, yewe n'inkongi y'umuriro ijya gufata n'ibindi bice bigiye bitandukanye biturutse kuri iyo mpamvu y'uko bagiye babura inzira yo kunyuramo. Ako kajagari rero umujyi wa Kigali wavuze ko ugomba kugaca kakavaho, hanyuma izo nzu zigasenywa nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho. Ikindi ndaza kuba nkubwira ni uko umugaba mukuru w'ingabo za Misiri yamaze kugera hano mu Rwanda, yakirwa na Generali Mubaraka Muganga nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Uyu nguyu ni Lieutenant General Ahmed Fachi Ibrahim Khalifa uri mu ruzinduko rw'iminsi 3, akaba yabanje gusura icyicaro gikuru cya RDF, hanyuma yakirwa n'uyu nguyu General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo za RDF nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma rero turaza no gusimbukira hanze naho turebe ese bimeze bite. Uyu nguyu ni Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko Uburusiya niba butagiriye inama Korea ya ruguru ikomeje kugenda ibufasha ngo ihagarike izo mfashanyo mu ntambara ihanganyemo na Ukraine,
bizatuma umuryango w'ubutabarani wa otani ufata ikindi cyemezo gikakaye tugiye kuba tugarukaho mu kanya, icyo usabwa no gukomeza kubana nanjye. Bikaba bivugwa ko iki gihugu cyangwa se ibi bihugu bizajya mu manga nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ubwo ni imanga ariko ya crise economique cyangwa se mu bijyanye n'ubukungu. Icyo usabwa no gukomeza kubana nanjye. Ikindi ndakubwira hanze nuko ingabo za leta ya Isiraheli ADF zemeje ko zishe Muhammad Sinwar wari umuyobozi wa Hamas. Ibi ngibi bikaba byarigeze kuba bitangazwa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, ariko noneho ni mu gitero bagabye kuri uyu muyobozi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Icyo usabwa no gukomeza kubana nanjye. Mu kanya gato ndaje nkuramburire, hanyuma dukomeze kugenda tubana. Ndaza no kukubwira ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se minisitiri w'intebe wa Katari yaje kuba agirana ibiganiro bigiye bitandukanye n'abayobozi bagiye batandukanye, harimo ambasaderi Reverend Higire, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, ndetse na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ngusabe gutera agatebe hirya aho ngaho nanjye ntera, kandi hano niba ufite n'agasambu kazana ugasase hano hagati yacu, twicare dusasanure turebe ibiri kubera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na hano mu Rwanda. Turaza no gusimbukira hanze, hanyuma tukareba ibiri kuhabera. Icyo usabwa ni ugukomeza kubana nanjye igihe namaze kuguha ikaze. Ngewe wumva turi kuvugana cyangwa se ukugeza iki kiganiro ni Emmanuel, naguhaye ikaze. Muri aka kanya rero nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa, wenda abantu bashobora kuba bavuze bati se ku wenda wavuze incamake cyangwa se wenda amakuru mu mpfunyapfunyi ukaba utigeze utubwira muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikintu kiriho, uyu nguyu ni Joseph Kabila, byamaze kuba bitangazwa ku itariki ya 25 bishira kuwa 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 ko yageze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gice cya Goma cyangwa se mu gice cy'iburasirazuba kigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Hanyuma nawe akaba yari yamaze kugeza imbwirwaruhame ku bamukunda cyangwa se ku banyekongo muri rusange ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Ni mbere yuko yari yabitangaje ku itariki yo 8 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025, yewe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 bikaba byaravuzwe ko yageza no ku butaka bwa Goma anyuze mu mujyi wa Kigali. Yashoboraga kuba yanakwicwa biturutse ko amahanga cyangwa se wenda Kongo yari yamaze kumva ko ngo uyu mugabo ari igikoresho cya Perezida Paul Kagame, nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigaruka, cyangwa se ari icyitso cya FPR cyangwa se cya RDF, nk'uko bakomeza kuvuga ko M23 egal RDF iri guhungabanya umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko u Rwanda rwakunze gutanga ibimenyetso cyangwa se rwakunze kwiregura ruvuga ko ibi birego ntaho ruhuriye nabyo, ko nta ruhuriye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yewe nibyo bavuga ko ntaho u Rwanda ruhuriye cyangwa se RDF ntaho ihuriye na M23. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 ishaka rya PPRD ryambuwe uburenganzira bwo gukorera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba mbyibuka neza, n'imitungo yose yarafatiriwe biturutse kuki? Biturutse kuri iyi nkubiri yari ibayeho ivuga ko uyu mugabo agiye kuza akinjira hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe akinjira mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Byagiye binavugwa ko uyu mugabo ngo ashigikire cyangwa se wenda agambanira igihugu cyangwa se ashigikira imitwe yitwaje intwaro, ari nabyo byanatumye anakurikiranwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Mbere y'uko ibyo biba, bakaba bari basabye ko Sena yabanza kumwambura ubudahangarwa, hanyuma noneho akabona gukurikiranwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Byagiye bigizwe mu ruhare nande na Constantin Mutamba. Constantin Mutamba nawe ari mu mazi abira, ubu ngubu arimo kuregwa kuba yaranyereje miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yagombaga kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Yewe no ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 akaba yarambuwe ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'urukiko, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho. Ikintu ndaza kugarukaho ni iki: uyu mugabo amaze iminsi ari guhura n'abayobozi benshi bagiye batandukanye, nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho. Singiye kubigarukaho kuko nabivuze kenshi cyane. Ku itariki ya 28 yasuye ikigo cya Rumangabo kitorezamo ingabo za M23 cyangwa se batyarizamo ingabo za M23 ziba zishaka kwinjira mu gisirikare baturutse
mu gisirikare cya leta FARDC cyangwa se baturutse mu yindi mitwe yitwaje intwaro nk'izo za mayimayi cyangwa se FDLR, hanyuma n'abasivile nabo bashobora kumva bafite inyota yo kujoyininga M23, bose baba bagomba guhabwa imyitozo muri kiriya kigo cya Rumangabo nk'uko byagiye bikomeza kugenda kweru. Uyu mugabo rero yaragisuye agiye kureba uko babayeho ndetse naho bageze mu myitozo mu rugamba rwo kujya kubohora Uvira n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ku itariki ya 29 yahuye n'abahagarariye amadini n'amatorero, murabyuka twabibagejeho. Ku itariki ya 30 ahura n'abayobozi gakondo nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubwira ko muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma ku itariki ya 31 akaba yarahuye n'intiti cyangwa se abarimu ba kaminuza ndetse n'abanyeshuri bo muri kaminuza n'abayobozi ba za kaminuza bagiye batandukanye. Hanyuma hakaba hari n'itsinda ry'abagore bahagarariye abandi, naryo kuri uwo munsi w'itariki ya 31 bagiranye ibiganiro n'uyu nguyu Joseph Kabila. Byatumye ubutegetsi bwa Kinshasa rero bushya mu mutwe, byatumye ubutegetsi bwa Kinshasa rero bupanika. Abayobozi barimo ba Paruku Jiriye, minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga, n'uyu nguyu Patrick Muyaya akaba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yewe iyo ugiye kureba usanga bashizeho umubiri wabashizeho, wagira ngo ntabwo baheruka gutamira. Iyo urebye nta kindi kintu kibitera, niki ni organisation cyangwa se ni mobilisation cyangwa se sensibilisation iri kubaho hano ku butaka bwa Goma, bigizwemo uruhare n'uyu mugabo Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019. Bikaba bivugwa ko rero uyu mugabo nta kindi kintu kimuzanye, azanywe no guhirika cyangwa se wenda gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa yongera akora ibishoboka byose, yongere yubaka igihugu cyamaze gupfa cyangwa se cyamaze kugwa mu manga, yaba muri politike, yaba muri ekonomike, yaba muri social, mbese ahantu hose iki gihugu cyamaze kugwa muri crise iteye ubwoba, nk'uko yabisabye muri 12 etape yigeze kuba ageza ku banyekongo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, mu buryo bya Kongo yakwifashisha kugira ngo yubake igihugu cyamaze gusenyuka cyangwa se cyamaze gupfa, nk'uko yagiye akomeza kugenda abivuga mu magambo ye. Uyu mugabo rero tumwitezeho byinshi. Uyu mugabo rero ni nararibonye ko yabaye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yose. Uyu mugabo rero uko byagenda kose ibingibi biraza kuzatanga umusaruro, ibingibi arimo cyangwa se akakazi arimo, tukaba dutegereje no ku munsi w'ejo mu bindi bice bigiye bitandukanye azagenda agiriramo uruzinduko rwe rw'akazi, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Bakaba bakomeje kugenda rero bashishikariza abantu yaba muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kwinjira mu gisirikari, bakajya kwifatanya n'ingabo za M23, bakajya kubohora izi mfungwa zifunzwe hariya Kinshasa zigera kuri 700, yewe n'abandi bafungiwe mu yandi magereza, twavuga ngo ni imfungwa za M23. Hanyuma ikindi bakabohora iki gihugu, cyane n'abari bamaze imisi bari kugenda bicwa n'abarundi, ubwo ndavuga Minembwe, Mikenke, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, abarundi bari gukora jenoside, abanyamurenge. Ibi ngibi byose bikaba bigomba guhagarara. Ibi ngibi twabigarutseho cyane, twabivuzeho kenshi cyane. Ikintu kiriho rero mu bintu nk'uko biri kuvugwa cyangwa se byapanzwe, nuko M23 igomba gukora ibishoboka byose igakuramo Uvira hakiri kare. Uvira ivemo hakiri kare, ivemo. Uku kwezi kwa gatandatu ntabwo kugomba gushira Uvira itaravamo. Ibyo byo ni ibintu biriho. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, Bertrand Bisimwa ni perezida wa M23 yasabye perezida Evariste Ndayishimiye gukura ingabo zano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ati twebwe ntacyo dufite cyo guhomba, icyo turwanira uburenganzira bwacu. Nkawe perezida Evariste Ndayishimiye urarwanira iki? Nta kindi kimwongoza nari amafaranga uyu nguyu perezida Felix Tshisekedi amuha, ndetse nari amabuye amwemerera gucukura. Abasirikare bivuga ko bagomba kuba bahabwa amafaranga $5,000 y'Amerika, ariko kugeza saa izi ngize ngo amafaranga ntibayabona. Ajya hehe? Yigira muri gahunda za perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo ngibyo nabigarutseho kenshi cyane, mujye mukunda kumva ibiganiro natanze mbere yaho, simba nshaka kongera kubigarukaho kuko mba narabivuze. Ikindi rero kiriho nuko M23 byagaragaye ko
yamanuye ibikoresho birimo ibifaro bigera kuri 12. Ibyo ngibyo byaturije hehe? Za Kamanyora. Nibwo bwa mbere nabonye M23 imanura ibifaro. Kamanyora niyo biri. Nta kindi bigiye gukora, bigiye gutanga ramforo kuri zirangabo ziri hehe? Ziri hariya za Sange na za Kiriba, mu buryo bwo kugira ngo birukane koalisiyo ya FARDC yose irunze hariya muri Uvira. Harimo za Mayimayi, Wazarendo, Abarundi, Ababirigi n'Abacancuro bandi benshi. Museveni ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 yagiriye inama Perezida Evariste Ndayishimiye, amuha urugero rw'ukuntu Mobutu Sese Seko wa Zabango uriya wayoboye iki gihugu cya Kongo kugeza umwaka w'1997 yaje kwitambika ingabo za RPA ubwo zashakaga gutaha, barimo kurwana n'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal. Uyu mugabo yaje kugira ibibazo bikomeye cyane. Yewe RPA cyangwa se icyo twakwita RDF imukubitana n'ingabo za Habyarimana cyangwa se XFAR, barahunga baragenda bajya muri Kongo. Yewe uyu mugabo ntiyanagira gucya ngo abake n'izo mbunda, arabareka baragenda bagira ahantu baba, kugeza magingo ayangaya navuga ngo nibo bagiye bakomeza kugenda bakura bazana ibibazo hano muri Kongo n'iki n'icyo mitwe yose igenda ivuka. Ubutegetsi ubwo uko bwarangiye ngira ngo abantu barabibonye. Yewe Museveni yaravuze ati twamugiriye inama turamusaba ngo nakura ingabo ze hano mu Rwanda, yere kwitambika ingabo za RPA ziri gushaka kubohora igihugu cyangwa se bari gushaka gutaha. Ntiyabyumva, ibyaje kumuha mwarabibonye. None rero nawe Evariste Ndayishimiye, nudakura ingabo zawe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biraza bigwa mu byo Bertrand Bisimwa yamubwiye. Uzajya kubona intambara yahindukiye yagiye hehe? I Burundi. Uzasanga bari kurwanira mu Burundi. Uyu mugabo akabashinjwa kuba afashe ingabo za FRN, kuba yaragiye azihinzira ngo zize guhungabanya umutekano w'u Rwanda. FRN murayizi ifatanya na MRCD ya Paul Rusesabagina, abo bose bari kumwe. Ibyo ngibyo bimuri ku mutwe. Ikindi FDLR kugeza saa izi ngizi niyimurinda, nibo bafite imodoka zikomeye, nibo bafite ibibanza n'amazi akomeye cyane, nibo baguze nakubwira ngo iki hariya mu Burundi. Abo bose yarabimitse. Bivuze ngo rero 23 igomba gukubita icyo twita Abarundi accordingly, yarangiza igakomeza ikagenda none ikajya guhonda iyi FDLR yisanze hehe? Hariya mu Burundi, kabafatanya n'Abarundi na FRN accordingly. Hanyuma nkaza kureba iyo uko bizagenda cyangwa se uko bizarangira. Ibi ngibi mu byitege mu gihe Evariste Ndayishimiye yabadakuye ingabo ze hano muri Kongo. Ni mu gihe byamaze kuba bitangazwa kwiyundira ko Bucaje Rive, Minisitiri w'Intebe cyangwa se Lieutenant General de Police uherutse gusezerwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, hasezerewe n'uyu Evariste Ndayishimiye. Bikavuga ko ngo uyu mugabo yabisabye ku burenganzira bwe cyangwa se ku bushake bwe kuva mu gipolisi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, nta muntu wakwivana ku mwanya. Uyu mugabo rero byaje kuba bigaragara ko ngo yageze ku mwanya w'umukandida cyangwa se ari gushaka guhatanira umwanya wo kuba Sena. Byaba bishatse kuvuga ko yaba ari kwitegura kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ataha cyangwa se inyuma y'imanda uyu nguyu Evariste Ndayishimiye ari kwiyamamariza. Ibyo ngibyo reka mbe mbiretse, reka mbe bivuyeho. Ariko ikiriho cyo mumenye ko ku munsi w'ejo ni itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 Joseph Kabila afite uruzinduko rw'akazi cyangwa se azagira uruzinduko rw'akazi hariya muri Tanzania, ajya kuganira n'uyu nguyu Jakaya Kikwete wabaye perezida wa Tanzania mu minsi yashize. Hanyuma abo ngabo bose ni narabonye muri politike kuko hashize imyaka 10 igihe perezida Joseph Kabila ari ku butegetsi hariya muri Kongo. Uyu mugabo nawe Jakaya Kikwete nawe yayoboraga iyi Tanzania. Baraziranye rero. Ibyo bazaba bagiye kuganira nibyo mpora mbabwira, tuzabikurikirana tumenye ngo baganiriye ibiki cyangwa se imyanzuro bagezeho ni igihe. Ibyo byose tuzagenda tubiganiraho. Ikisobwa niki ni ukujya ukomeza kubana natwe kugira ngo tujye dukomeza kuganira umunsi ku munsi. Hanyuma rero ikindi wenda kiriho twavuga hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko imikwabo ikomeje mu bishe bigiye bitandukanye by'umwaro ku bungu bakaba ari hariya muri za Bukavu.
uno mundi uyu munsi bafashe abandi bantu benshi benshi cyane nabo bari babitse imbunda, ikindi binangiye cyangwa se navuga ngo ni amabandi navuga akora ibyaha by'intambara, bafite n'izo ntwaro banze kuzitanga nkuko M23 ikunda kubibasaba. Abo nabo bafashwe cyane cyane, harimo n'abana bakiri batoya, vrema abana bakiri bato, ariko birumvikana wese ko nta mashuri bagira, hakaba ari ntaki, n'abana bagiye bafatirwa mu muhanda nguko nuko bafite n'izo ntwara. Ariko urumva ni babandi bagenda bakiba, nk'umwana w'umuhungu ufite imyaka 9-10, hongozo ugira ngo aramutse aje afite urwembe cyangwa afite nk'icyuma ugira ngo ntiyakujogoroza. Abo bose rero M23 kugenda bakoramo imikwabo yanabafasha ijya no kubafunga, nkuko bikomeza kugenda bigarukwa mu bice bigiye bitandukanye. Hariya za Bukavu ubwo bagiye bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bagiye muri Kivu y'Amajyepfo, ngo by'umwihariko bari za Bukavu, nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero ikindi wenda naba nkubwiye nuko tukiri hano mu Rwanda, ibiciro nkuko bikomeza kugenda bivugwa, ubu ngubu rwose babuji irimo iragura amafaranga 1150. ni ibiciro bya hano mu Rwanda bya Bralirwa, byashyizwe hanze na Bralirwa, ni mu gihe abandi baragiye bishiraho ibiciro byabo uko biboneye. Hanyuma ikindi Mitsingi kabiri kugura 1550, hanyuma Knowless ikagura 1050, hanyuma Primus nini ubwo ni Grab Primus ikagura cyangwa se rwa Mubimba ikagura 1450, hanyuma Turbo ikagura 1150, hanyuma Musteri ikagura 1050, ni mu gihe yamaze kugera ku cyabiri. Hanyuma rero Legend ikagura 1050. Ibi ngibi bikaba byashizweho umukono rero n'uyu muyobozi witwa Mustafa Gama, nkuko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Uyu nguyu rero akaba ariwe ukuriye uruganda rwa Bralirwa, nkuko byashizweho umukono nawe. Hanyuma rero tukaba twavuga ngo ibi ngibi ni byiza kuko abantu bamaze kugenda bifatira ibiciro cyangwa se bishiraho ibiciro mbese bagendeye ku marangamutima yabo, niko navuga. Hanyuma tukirana mu Rwanda rero nuko umugaba mukuru w'ingabo za Isiraheli yageze hano mu Rwanda, akaba yakiwe na General Mubaraka Muganga, nkuko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Akaba yabanje gusura icyicaro gikuru cya RDF. Hanyuma rero akaba afite uruzinduko rw'iminsi 3 hano mu Rwanda, nkuko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma rero ibi ngibi ni byiza, biragaragaza kugaragaza umubano uri hagati y'u Rwanda ndetse na Misiri, nkuko dukomeza kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero muri Kenya rero dusimbukiye hanze gatoya, nuko Raila Odinga wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu cya Kenya yasabye Perezida William Ruto kwishyura indishi z'akababaro z'abatakaje abana mu myigaragambyo yabaye mu mwaka 2024, nkuko yagiye akunda kubigarukaho. Ibi ngibi rero uyu mugabo ntabwo yaheruka kuvuga, ndetse bikaba byaranagiye bivugwa ko imyigaragambyo yose yagiye ibaho uyu mugabo yagiye ayigiramo uruhare, atishimira ko Perezida William Ruto ari we watsinze amatora cyangwa se ko yakomeza kuyobora. Ariko kugeza amagingo anga navuga ngo yaratuje cyangwa se yaremeye. Akaba yigeze rero kuba asaba uyu Perezida William Ruto ngo agire icyo atanga cyangwa se azatanga indishyi z'akababaro ku bana bapfuye bagwe mu myigaragambyo yabaye mu mwaka 2024. Ubwo rero abandi abasesenguzi mu bya politiki bashobora kugira icyo bavuga, ariko ikintu kiriho niba iyo myigaragambyo yarabaye, icyari kiriho si we wari wayiteje, nubwo wenda ashobora kuba ari we kubera ko batamwishimiye, ariko ibi ngibi navuga ngo ntabwo bimurebaho cyane. Turamutse tugiye kuvuga twavuga byinshi hano, ariko ikiriho cyo ubwo wenda nawe araza kugira icyo akora cyangwa se atagira icyo agikora, kuko niyo atagikora ntacyo byaba binatwaye. Ni mu gihe rero uyu mugabo ubwo rumva n'ubundi yashaka kongera kuzura umutwe cyangwa se kwegura umutwe akagira ibyo atangira kuvuga, ariko ibi byose tuzajya tugenda tubikurikirana tureba ibigenda biri kubera hano ku butaka bwa Kenya. Hanyuma ikindi dusimbukiye mu Bubiligi ni uko abanyarwanda baba mu mujyi wa Turune n'abandi baturutse mu mijyi itandukanye hariya mu gihugu cy'Ububiligi bahuriye mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994. Ibi rero ni byiza cyane, biraza kugaragaza
urukundo cyangwa se biraza kugaragaza guha agaciro abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, kandi dukunda no kuvuga ko byagizwemo uruhare n'aba ngaba bazanye amoko cyangwa se amacakubiri cyangwa se amoko ashingiye ku ndangamuntu yagejeje abanyarwanda mu icuraburindi twahuye naryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. nk'abantu mwe ntabwo ibintu byoroshye, ibingibi bikaba ari byiza, ni uguha agaciro abacu batuvuyemo bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Biba ari byiza cyane rero. Igihugu cy'Ububiligi ngira ngo murabizi ko kugeza amagingo aya ngaya ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 u Rwanda rwasohoye itangazo ruvuga ko rucanye umubano n'igihugu cy'Ububiligi, hanyuma bahaye abadiplomate amasaha 48 kuba bavuye hano ku butaka bw'u Rwanda. Niba mubyibuka neza ibyo ngibyo twabigarutse twabiganira kenshi cyane, singiye kuba mbisubiramo. Ibi ngibi tuzajya tugenda tubyibukiranya gake gake kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza mu biganiro byacu tuba twabateguriye. Hanyuma rero reka dusimbukire mu Bufaransa. nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa mu Bufaransa, rero kiriho cyo nuko Emmanuel Macron yatangaje ko Ubushinwa niba butikuye cyangwa se wenda budacanye umubano bufitanye na Korea ya ruguru, ibi ngibi biraza gutuma rwose umuryango wa OTAN ugira gutya ukaba wafatira ibihano iki gihugu cy'Uburusiya, hanyuma wenda ukaba washira imbaraga mu bikorwa by'ibihugu biherereye muri Aziya y'Amajyepfo. Hanyuma rero ibi ngibi uyu mugabo akaba yarabitangaje ubwo hari ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 mu nama ya Shangri-La Dialogue yabereye i Singapore. nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka, urumva ni ubujyanama bari kumuha bakamubwira bati nyaboneka ibi ngibi uri gukomeza kugenda wikora, ugasanga Korea ya ruguru irimo kugufasha, tumaze iminsi turi kubyumva, ukagaba ibitero kuri Ukraine. ngira ngo Amerika imaze iminsi iri kwihanangiriza uyu mugabo Putin, bamubwira bati rwose niba utarambitse intwaro cyangwa se niba udacogoje ibitero umaze iminsi uri kugaba kuri Ukraine, igihugu cya Amerika kiraza kugufatira ibihano bigiye bikakaye. Hanyuma niba mubizi neza rero cyangwa se niba mubyibuka neza, ikiriho cyitwa Ubufaransa, Amerika, Ubwongereza n'ibindi bigiye bitandukanye byose biri ku ruhande rwa Ukraine, biba bishyigikiye Ukraine ko rwose bizayirwanira mpaka ko Uburusiya butakomeza kugenda biteraho ibisasu bya hato na hato, nubwo bwose navuga ngo yaba yaramaze kugera ahabi, kuko aho igihugu kigeze baragishegeshe bitewe n'ibisasu bagiye batera. Ni muri twa duce tugenda dukomeza kugenda tugaruka, turimo Kursk ndetse na Crimea bagenda bapfa. Uburusiya buvuga ko ibi bice ari ibyatwa, hanyuma Ukraine nayo ikavuga ko utu duce ari utwayo. Kugeza amagingo aya rukaba rwarabuze gica. Hanyuma rero reka dusimbukire ku yindi ngingo. nk'uko bikomeza kugenda bivugwa rero, ingabo za leta ya Israel ni ADF zemeje ko zishe Muhammad Sinwari wari umuyobozi wa Hamas ni mu gitero cy'indege cyagabwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 mu mujyi wa Khan Johannes. nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, ni mu majyepfo ya Gaza. ADF ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 itangazo yashyize hanze rivuga ko Israel yagabye igitero kuri Sinwari yahise yivugana uyu mugabo akaba yarabanje kugenda akihisha munsi y'ibitaro byitwa European Hospital. hanyuma ariko uko byaje kurangira bikaba byararangiye uyu mugabo bamwivuganye. Ibi ngibi bikavuga ko na mbere yaho rero uyu nguyu witwa Yahya Sinwari nawe navuga ngo ni umuvandimwe we, nawe akaba yarishwe. Aba bose rero bakaba bari abayobozi ba Hamas, cyangwa se umwe yasimbuye undi nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Hari n'abandi rero bishwe bivugwa ko bari bafatanyije cyangwa se ni imiryango ishamikiye kuri Hamas nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Harimo umuyobozi w'igisirikari cya Hamas yitwa Muhammad Deif. hanyuma rero nawe ari mu bishwe n'igisirikari cya Israel ADF. hari n'abandi bayobozi b'amashami ashamikiye kuri Hamas nka Muhammad Shabana wari ukuriye ishami rya Rafah, hakaza na Mehdi Kwala wari uyoboye ishami rya Khan
yani mu bishwe muri icyo gitero nabo rwose barimo nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero ikindi nari naje kuba nkubwira, nakubwiye ko minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Katari yitwa Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasmin Al Thani yagiranye ikiganiro na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni Muhammad Ali Yusufu wasuye Katari nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Akaba yahuriyeyo n'uyu nguyu ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda, akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda. Bakaba bagiranye ibiganiro. Mu biganiro bagiranye rero harimo gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi, ubwo ni u Rwanda ndetse na Katari. Hanyuma hakaza no gushimangira umubano hagati y'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, cyangwa se ubufatanye wenda buriho mu guhosha amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi, intambwe igamije gukemura ibibazo by'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero uyu Ali Yusufu yashimiye Katari imbaraga ishyira mu gufasha Afurika mu gukemura ibibazo by'intambara cyane cyane iba iherereye cyangwa se yibasiriye uturere nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho hano ku mugabane wa Afurika. Hanyuma rero bw'abavandimwe mwe, nk'uko nagiye nkomeza kugenda mbibabwira, ibi ngibi rero nari ndimo kubabwira nibiba biri kugenda biri gucaracara bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma nkaba nakubwira ngo ikiriho cyo muri aka kanya, Nyagasani akomeze akurinde, dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma ngewe nakubwira ngo turi kumwe. Bye bye.